urufunguzo rwo kubaho kandi mu buzima bwuzuye bwa none n'igihe kizaza gusa na Yesu. Imana ishimwe. Nitwa Diedone Mfashimana, nejejwe no kubana namwe. Ni byiza cyane kubera ko ntabwo ari henshi agatutu ko kukabona, si mvuga ko rero byoroshye. Ni umugisha ukomeye kuri njyewe kandi no kuri mwe tugiye kubana. Ibindi byayo byo niga naho nteranira si ngombwa na Yesu ntagira gusa. Reka twikomereze. Tugiye gukomeza gusangira ijambo ry'Imana, ariko babaye iyi ntego iri mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Bambwiye ko muri kwiga urwandiko rw'Abafilipi, bambwira ko rero ugenda mwiga buri gice. Ni nayo mpamvu ubwo igice cya mbere tutari buze kukijyamo cyane, ahubwo turaza kwibanda cyane cyane muri iki gice cya 2, ariko cyane cyane kuri uyu murongo wa 5 uvuga ngo twese tubabwirire mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Reka ntekereza kuri iri jambo nahise nibuka indirimbo y'188 mu gushimisha Imana. Ntabwo nzi niba tuyizi, ntabwo turi buyiririmbe, turayisoma kubera ko harimo icyifuzo buri muntu wese yababaye agira, yaba ukijijwe n'ubwo twese tugize gute turakijijwe. Ubu iteraniro aba iteraniro ry'abanyabyaha, abari abanyabyaha bababariwe n'abatari bababariwe. Birashoboka ko baba barababariwe cyangwa se ukaba utaragira gute utarababariwe. Nta gitangaza ngo Imana ntigitinze isezerano kuko abantu twebwe tugira gute tubyibwira, ahubwo ibitekerezo ko buri muntu wese agira gute yihana agakizwa. Indirimbo y'188 iravuga ngo ndashaka gusa nawe Yesu Mucunguzi, ngo ntawigeze kukumva uvuga urakaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi ngo wihereranye na so kuri wa musozi. Ngo ndashaka gusa nawe ngo nubwo bakwangaga ntiwituraga inabi wagiriwe byose. Ngo ndashaka gusa nawe wafashaga abantu mu rukundo rwawe uzagira gute azabakundisha. Ndashaka gusa nawe wahamagaraga abana bato bose umaze ukabigisha, nyamara sinsa nawe bose bagize gute barabizi. Mukiza mwiza umfashe se nawe by'ukuri. Haleluya, haleluya. Icyo cyifuzo twakabaye tugira uyu munsi tuvuga ngo nyamara bose barabizi ko ntasa nawe by'ukuri. Mukiza umfashe se nawe by'ukuri. Nicyo cyifuzo mbifuriza kandi nanjye nicyo nifuza uyu munsi, kubera ko uyu mutima Pawulo yabwiraga Abafilipi ubusanzwe Imana yarawuturemeye. Turaza kubireba mu kanya, reka tubanze twisomere Abafilipi igice cya 2, kubera ko niho intego yacu iri, kandi uko ari ku cyumweru turaza kuba dusa nkaho n'ubundi turi kugisoza, ngo niba hari abahanize dushobora gusoma ntacyo bitwaye. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 1 haranditse ngo nuko niba hariho gukomezwa kuri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira mu mwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye uhuriza imitima mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwira ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima bari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi
cy'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Haleluya. Ngo nuko abo nkunda, nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda umushyitsi, kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimiye. Mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kandi ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugore, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntiruciye ubusa kandi nkaba ntaruhijwe n'ubundi. Ariko nubwo amaraso yanjye yaba ayo kumishwa ku gitambo cyo kwizera kwanyu ngo abe ituro, ibyo nabyishimira nkanezeranwa namwe mwese, abe ariko namwe mwishimana nanjye. Pawulo atuma Timoteyo na Epafrodito ku Bafilipi. Niringiye Umwami Yesu kuzabatumaho Timoteyo vuba, kugira ngo nanjye nshyitse umutima hamwe, maze kumenya ibyanyu. Simfite undi duhuje umutima nkawe uzita ku byanyu by'umutima, ku byanyu by'ukuri, kuko bose basigaye bashaka ibyabo, badashaka ibya Yesu Kristo. Ariko muzi yuko uwowe yagaragaye ko ari mwiza ubwo yakoranaga namwe umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, nk'uko umwana akorana na se. Nuko uwo niwe niringiye kuzabatumaho uwo mwanya nimara kumenya ibyanjye. Ariko niringiye Umwami Yesu yuko nanjye ubwanjye nzaza vuba. Icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epafrodito mwene data, dufatanije umurimo n'ubusirikare. Niwe ntumwa yanyu, kandi niwe unkorera ibyo nkenye, kuko yabakumburaga mwese, agahagarikwa umutima nuko mwumvise yuko yarwaye. Kurwara koko yari arwaye, ndetse yari agiye gupfa, ariko Imana iramutabara. Nyamara si we wenyine, ahubwo nanjye yarambabariye, ngo ntongerwaho undi mubabaro kuwo sanganya. Nicyo gituma mutumye bikunze cyane, kugira ngo nimwongera kumubona muzishime, nanjye ngabanye umubabaro. Nuko rero mumwakire Umwami Yesu mwishimye, kandi abasa n'uwo mujye mububaha, kuko yagarukiye hafi yo gupfa kubw'umurimo wa Kristo. Ntiyita ku magara ye, kugira ngo asohoze ibyasigaye byo kumfasha kwanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Impamvu tugisomye cyose ni uko abigikunda batarabonye umwanya wo kugisoma, ariko byari byiza ko tugisoma kugira ngo twumve ibyo tugiye kwiga. Ubusanzwe iyi baruwa Pawulo yandikiye Abafilipi ziri mu mabaruwa yanditse ari muri gereza ku ngoma y'umwami w'abami Nero, murabizi cyane, sibyo? Icyo gihe rero bavuga ko ubundi yayanditse, bakunda kuvuga ko ari muri 60, hagati ya 61 kugeza muri 65, ntawe bazi nyine umwaka exact ya, ariko niho bashyiramo aho ngaho, kuko nyuma y'uko Yesu Kristo agiye mu ijuru, nka nyuma y'imyaka 30. Icyo nshaka kuvuga ni uko iyi baruwa mu mabaruwa Pawulo yanditse ariyo baruwa yumvikana ugereranyije n'ayandi mabaruwa, kuko niyo baruwa umuntu uwo ari we wese yasoma nyine akayisobanukirwa, akumva ko nko mu bintu yitayeho cyane cyane
nko mu gice cya mbere ibintu yitayeho, yari afite intego y'uko iri mu ngero ngo mwaragize, iri mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa 21, ariyo ivuga ngo ereka ku bwanjye kubaho ni Kristo kandi no gupfa kumbera iki, kumbera inyungu. Bamuririmbye yari kugira ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ariko yewe aho ngaho tujye twumva kurushaho. Niyo ntego yari afite mu gice cya mbere. Ageze mu gice cya kabiri ho intego yari afite cyane cyane iri mu Bafilipi n'ubundi igice cya kabiri umurongo wa 5, ivuga ngo Kristo niwe ntekerezo zanjye, Kristo is my mind. Niyo mpamvu intego nyamukuru mwavuze ari uko ari ugusa na Yesu Kristo. Ntekereza iyi ntego ubwo mu gice cya 3 ho yari Kristo niwe ntego yanjye, cyangwa se Kristo is my goal, iba mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 10. Tuzakomeza kubyiga nta kintu tubaye. Ageze mu gice cya 4 aravuga ngo Kristo niwe mbaraga zanjye, ariko yavuze muri 4:13 umurongo twese dukunda uvuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya, haleluya. Wowe ushobozwa nanjye. Ni ikibazo twakwibaza, kubera ko mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 handitse ngo nuko mwigane Imana nk'abana bagira gute, bakuru ubisi babiri. Dufatiraho icyitegererezo, cyangwa uti Perezida Nyarwanda afite imico myiza bityo kavuga ngo ni umukiza. Oya, Kristo niwe cyitegererezo cy'ibintu byose. Ni nayo mpamvu aricyo cyifuzo dukwiriye kugira cyo kurushaho kugira gute, gusa na Kristo. Iyo usomye mu Itangiriro, ubwo abafite za Bibiliya muze kwihuta cyane, mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wabo bageze mu gice cya mbere umurongo wa 26 na 27, ntabagezeyo batubwire. Amen. Aranditse ngo Mana iravuga teturemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu agira ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu mutima ntekerezo Pawulo yabwiraga Abafilipi ko bakwiriye kugira ubusanzwe twarawuremanye, ahubwo nuko nyuma byaje kugira gute, reka tuvuge ngo byaje kwivangavanga. Kuko ku murongo wa 26 baranditse ngo tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu. Yabwiraga Umwuka Wera, abwira n'Umwana. Ntabwo byo kukibazaho n'abamarayika yabwiraga cyane, ariko ni Imana mutatu yabwiraga, ariko ababwira ngo tureme umuntu agira ishusho nk'iyacu, ase agira akamero nk'akacu. Icyo gihe ngirema Adamu, irema nande, kuko umugore n'umugabo ngo yagize gute, niko yabaremye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe akamero cyangwa se wa mutima Pawulo ari kubwira Abafilipi hano, icyo gihe twari tugize gute, twari tubufite. Ahubwo iyo ugeze ku gice cya 3 ubwo yihuta agenda kuko akiyegereye ntacyo bitwaye, ku gice cya 3 adusomera ku murongo wa 4 ageze ku wa 7 yihuse. Usome izina rya Yesu. Yego. Aranditse ngo iyo nzoka ibwira umugore ati gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge,
asoroma ku mbuto zacyo arasirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arasirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, bawudaha ibibabi by'imitini biremeramo ibicecero. Imana iturwanirire. Imana iturwanirira. Haleluya, haleluya. Nifuje ko iri jambo ryo gusa na Yesu turiganiraho twitonze. Kubera iki? Niba hari navuga ngo intambara iriho, ni yuko nshobora kuririmba cyangwa nshobora kuvuga ubutumwa cyangwa nshobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose gikenewe, ariko ntasa nande, ntasa na Yesu. Ni nayo mpamvu Yesu aravuga ngo icyo gihe ngo bizame ngo abantu ngo bazaza imbere ye ngo bamubwire ariko Mana ngo twahanuye mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ngo maze nawe bababwire ngo nimwumve imbere inkozi z'ibibi, ngo kuko nigeze kugira gute, ntigeze kuva mbere. Ngo kandi abo ngabo ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icyo nshaka kuvuga ni uko bimwe mu bintu twakagize intego zacu mu buzima bwa buri munsi ari ugusohoza Kristo. Ariko ntekereza gusaba Yesu Kristo, naje gusanga ari navuga ngo byibuze nabihaye ikigereranyo cyangwa icyo twakwita nk'ibipimo bibiri. Kubera ko iki gihe Imana iturema, yaturemanye wa mutima w'urukundo, yaturemanye wa mutima wo guca bugufi, ituremana umutima wo kugira neza, ituremana ishusho isa nk'iyayo. Ariko igihe kigeze, Satani, ubwo ndavuga inzoga, iraza ibwira wa mugore ngo harya Imana yarababwiriye ngo ntimuzarye kuri kiriya giti, ngo ntimuzarye kuri ziriya mbuto. Ngo yego niko yagize gute, ngo niko yatubwiye, ariko ngo yarababeshye, ngo ahubwo nimukiryaho ngo nibwo muzasa nkayo, ngo nibwo muzagira ishusho nk'iyayo. Bityo yaragize gute, yarabeshye, kubera ko n'ubundi yari afite iyo shusho, ahubwo Imana yaramubwiye ko umunsi azakiryaho azagira gute, azaba yambuwe iyo shusho, ahubwo ngo no gupfa azagira gute, no gupfa azaba. Ni nako natwe tujya tumera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu akakubesha, ushobora kugera kuri iki, ushobora kongera kuri iki, ariko bidaciye mu bushake bwane bwa Data wa twese. Ubwo turavuga n'abafinalisite bagiye kugenda hano, nta wigeze abasukisha amafaranga, nta wigeze abasukisha icyo ari cyo cyose, n'abo bayasukishije ntabwo ntekereza ko yari benshi. Ariko mugiye kujya ahantu musabwa gusa na Yesu Kristo, mugiye kujya ahantu musabwa gufata ibyemezo mushingiye ku mahame y'Imana, mukeneye kuzura umwuka wera. Icyo nshaka kuvuga ni uko byagenda kose, ubu utarakizwa ukeneye gusa na Yesu, ubwo warakijijwe ukeneye gusa na Yesu. Kubera ko gusa na Yesu kwa mbere nanditse ko ari ukugira kamere yiwe, ariko ubyawe nawe. Haleluya, haleluya. Ntugire ibibazo mu mutima wawe ngo ese nabyawe n'imbuto itabora, nabyawe na Yesu Kristo, ese narakijijwe? Turabivuga kenshi na kenshi. Mu Efeso 2:8 kugeza ku 10 handitse ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye ku mirimo yacu kugira ngo hatagira ugira gute, hatagira uwihata. Ageze ku 10 ngo kuko turabo yaremye ituremeye ibintu myiza kugira ngo tuyigenderemo, niyo yiteguriye kera tutaragira gute. Ni koko byashoboka ko iyo mirimo myiza wagira gute, wayikora, ariko birakwiriye ko tuyikorera hehe? Tuyikora muri Yesu Kristo.
icyo mvuga ni uko no kubikora utayikore kuri Yesu Kristo nabyo bigira gute, nabyo bishoboka. Ariko ngatekereza ko icyo gihe ubwo Yesu azaba avuga ngo sinigeze kukumenya, byakubabaza nk'uko bizababaza abo mwakoranye. Aba twasirimbanye hano, abo twateruranye ibyuma ku bajya babiterura, abo twaraye amajoro turi gutekereza icyo turi buze gukora, abadirije bagakora practice mbere y'uko bakoresha practice, ibyo byose bikabipfabusa. Ni nayo mpamvu nifuza ko twongera kubitekerezaho bundi bushya. Niba uri mu hano utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana iracyagutegereje. Dore mpagaze ku rugi ndakoma ngo umuntu ndinjira ngire gute nzagirira. Natwe uyu munsi dukwiriye kongera kugira ishyaka ryo gusangira ubuzima nande na Kristo. Mwahoze muvuga yuko mwari muri kwiga ku bijyanye no kuvana nawe, ariko tukanaziburanwa nawe. Haleluya, haleluya. Ese wabona apfanye nawe ukazuranwa nawe? Kubera ko ubwo yari ku musaraba, ni twebwe yagize gute yabambiwe. Reka twirebere mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri, iyo mirongo turayizi nuko nshaka ko twongera kuyibukiranya. Igice cya 5 ku murongo wabo byibuze duhere kuri 15. Kuba hageze reka dusore. Haranditse ngo kandi yapfiriye Mose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ubwabo, ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Haleluya. Ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, ngo nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ngo ariko none ngo ntitukimutekereza gutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ngo ikaduha umurimo wo kuyunga nawe n'abandi. Ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, ngo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ubwacu, kugira ngo muri twe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Haleluya, haleluya. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Nuko Yesu Kristo yahindutse icyaha kubera ngewe, yahindutse icyaha kubera wowe. Pawulo arangije aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ahindutse icyaremwe gishya, ngo ndetse ibya kera byose bigize gute biba bishize. Nanjye nicyo ngiye kukubwira ngo ukwiriye kongera guhinduka mushya, ukareka ka kamero ka Adamu wa mbere wakoze icyaha. Uyu munsi tukaba tugira gute? Ariko ikigukwiriye ni ukuba mushya. Ikigukwiriye ni ukugira umutima mushya. Iki ni igihe utayubakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abantu benshi iyo ubabwiye ubu wasanga muri gusenga mutarakizwa, abenshi bashobora kubabara, ariko bakabaye bishima kuko babona umuntu agira gute kubibabwira. Kubera ko hano hanze bashobora kutazabikubwira, bakakubwira ati rero igikwiriye ni uko watanga amaturo menshi kandi ugakora buri kimwe cyose. Yewe hano hanze ho niyo wambaye nk'uko nguko twambaye, murasa neza, Imana ibahe. Ariko iyo twambaye nk'uko nguko, hari abaturiye muntu n'umukristo arakijijwe. Twaba twambaye amajipo maremare nk'iriya, ati noneho iwe ari mu ijuru, agiye mu ijuru. Nabonye umuco twagize
mujya mubona iyo umuntu yitabye Imana, mujya mubibona ubwo bushize ntabwo mubona, ntabwo mubona. Nahoze ntekereza ko uburyo ushobora kuzamenyera atari kubera yuko abantu bakijijwe, ahubwo kubera ko baguhoraho. Ikintu uhora ubona kenshi ukagira gute ukagisuzuma ukakimenyera. Ko kera ntabwo abantu bose bagiraga senteke, ariko uyu munsi abantu benshi bafite WhatsApp. Niba bafite WhatsApp rero, kandi amasitati y'abantu kenshi na kenshi ukaba usanga aho abo bantu batashye, byanze bikunze dushobora kuza bimenyera tukabona ari ibintu bisanzwe. Ariko umuco navugaga niba wumva kwandikaho ngo rest in peace, birashoboka ko bari abantu bose baba restinze in peace. Kubera ko dushobora kuba tugirira impuhwe abasigaye, tukavuga ngo kugira ngo tutabakomeretsa reka bagire gute tuvuge ngo baruhukire mu mahoro. Ariko ntabwo abantu bose bakwiye baba baruhukiye mu mahoro. Hari abantu bavuze nabi, ariko niko biri. Kubera ko abantu bose barapfa nyuma, abirezezwe n'abatezezwe bagira gute. Ndetse njya nibuka ukuntu kera wasangaga tujya mu biterane cyangwa se mu materaniro aho ariho hose, ariko bakavuga ngo abantu batari bakiriye Yesu Kristo nimuze imbere tugire gute tubasengere. Ejo bakongera bavuga ngo nimuze imbere tugire gute tubasengere, bakashyiramo ijambo rivuga ngo ngo bakure mu gitabo cy'urupfu cyangwa se cyo kurimbuka, ngo bashyire mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Noneho ubwo nkagenda nakongera gukora icyaha, kandi noneho cya gitabo gize gute, cya gitabo givuyemo harabaha. Ubwo ikindi gihe bazongera kongera bavuga ngo cya gitabo ngomba kugira gute kugisubiramo. Ariko icyo gihe sinari nzi ngo ni iki gikizwa ninde ugiza, ntabyo nari nzi. Icyo nshaka kuvuga ni uko niba waratsindishijwe na Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, igikwiriye nuko ugiye gutangira urugendo rwo kugira gute ko gusaba. Reka dusome mu Magalatiya, ubwongezeyo Alter Abagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 22 na yego aranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo amategeko ari hano. Haleluya, haleluya. Ariko rero imbuto z'umwuka wera ni izindi zikurikira. Ndazivuga nitonze kubera ko iyo nisuzumye kuri zo nisanga nta kigero na kimwe nari nageraho. Ntabwo ari kubikora ko ndi imbere yanyu, ariko ntabwo wakisuzuma ukareba. Kubera iki? Ntabwo turi buze kuvuga gusa na Yesu Kristo ngo tubitandukanye n'imbuto z'umwuka wera, kubera ko ni karagiteri zindi. Nituvuga Yesu Kristo ntituri mutandukanye n'iki? N'urukundo. Sinzi wavuze ngo nitubaze Imana ngo ese twereke Yesu Kristo, nandi twereke urukundo, azatwereka nde? Azatwereka Yesu Kristo. None ko dushaka gusa nawe turaza kwitandukanya n'urwo rukundo? Ntibishoboka. Yego twongere wa muririmbyi we yaravuze ngo none mpora mu mahoro, umutima ni muzima, ariko icyatumye ashobora akabiriza sinzi.
adukize ibicumuro byacu. Yohana baravuga mu rwandiko rwe rwa mbere inyuma ko ntagira kuba mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 3 aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data twese yagize gute yadukunze ngo rwatumye twitwa abana b'Imana ngo kandi niko turi ngo nicyo gituma ab'isi batatumenya ngo kuko batagize gute batayimenye ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ngo ariko uko tuzagera ikuragira gute ikureba icyakora icyo tuzi nuko uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we ngo yiboneza nk'uko uwo abone. Haleluya, haleluya. Urukundo Yesu Kristo yadukunze turi kumwitura iki icyo twakabaye tukibaza. Hari ubwo bavuze ngo hari igihe nawe ubwawe ushobora kuvuga ibintu ariko umutima wawe ukubwira ngo kugira gute muri kure. Ubwo ndabivuga kubera ko kuvuga urukundo biroroshye cyane, kuvuga kugira neza biroroshye cyane, kuririmba imbabazi za Yesu Kristo biroroshye cyane, ariko ikigorana ni ukugira gute ni ukubishyira mu bikorwa. Ni nacyo kintu twakabaye. Si impamvu yuko tutazi ibyanditswe byinshi, ntukajye wirenganya kuba utabwiriza abantu, kuba utababwira Yesu Kristo, kuko nawe umuririmbyi yaravuze n'ubu utazi gushoboka urukuta umwana ntanyagusa kobane yoyesa babarira. Wa Musamariyakazi ntabwo byamusabye kubaza ibyanditswe byinshi, icyo yavuze ngo muze murebe ko uyu nguyu wamenye ibyanjye nyine ari Yesu Kristo. Reka tubikomereze. Icyo nashakaga kuvuga ni uko nituvuga gusa na Yesu Kristo tutari buze kubitandukanya n'imbuto z'Umwuka Wera. Ese
byose n'iki kiba kiri wowe. Tugiye gusenga, washaka wahaguruka ntacyo bitwaye, haguruka dusenge, twongere dusabe Imana itwumvire. Inda umutima wawe kuruta ibindi byose bigira gute? Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga, ariko harabiririmbo kavuga ngo umware 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 ugira imbata yawe. Reka tukaririmbeho ubundi dusenge n'icyifuzo cyawe n'icyifuzo cyawe kugira ngo twongere duhindurire gusa na Yesu Kristo. Ariko bakwemeye bose bakizera izina ryawe, nabo bahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Kandi niko natwe turi, niyo mpamvu tukwinginze ngo twuzuze umwuka wera wawe. Niko nsenze ngo data twese icyifuzo dukomeza kugira ubuzima bwacu bwa buri munsi dukomeze kutunezeza. Turagusenze kandi tugushimiye ko twumva, ukomeze kugendana natwe, turwanirira naho twebwe tubona ko bidashoboka, aho urava ngo n'iki cyagiza uyu mubiri uhera urupfu, ariko urahari ngo dukize ya myambi umubi aduteza. Ukomeze kugenda natwe